uburyo natangiye mu business yanjye birasekeje cyane. Natangiye amafaranga 3,500 aho natangiye ngura inyundo, urukero ndetse ngura n'urubaho. Natangiye nkora protesero cyangwa se shurak aho nakoze ari yanjye atari y'umukiriya. Bagenzi banje bayikunze nabo baramye ngo nzabakorere. Uryo nabyaje umusaruro amahugurwa ya Harambe yabashe kunyigisha uburyo nshobora kwamamaza ibikorwa byanjye nkoresheje social media. Byabaye ngombwa ko mfata ya foto nyoreza muri ya groupe twaduhuriyemo Harambe kuko dufite umugambi umwe, uyibonye akumva yikunze akaza nkamukorera. Inama nabasha kubwira urubyiruko no kubasha gushyira mu bikorwa ibyo bize, kuko nanjye ubwanjye nafashe ubumenyi nakuye ahandi nubwo nakuye muri Harambe mbasha kubyaza umusaruro. Nanjye nibyo nahereyeho kugira ngo mbashe kugera ahangaha.